iyo utewe n'amakuba akomeye, ugiye ubonye ko bicitse pe, yubara imigisha yawo kwingana, erega ni myinshi yo gutangaza. uremerewe se no kwiganyira. Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira ku byo kumenya ijambo ry'Imana no kurikurikiza, kuko ni Imana dushakaho. Turasoma mu Bakolosa igice cya 3 umurongo wa 16, aravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Amen. Ariyo migisha nonaha, Imana yakugabiye. Ahangaha turabona ko kugira ijambo ry'Imana turisoma, tunaryumvira, rikagwira muri twe kandi rikaba rifite ubwenge bwose. Ikindi badusaba no kujya kwigishanya ijambo ry'Imana no guhugurana muri ryo, kandi tukabishyira mu ndirimbo, muri zo za zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, tukarimbana ishimwe ry'Imana. Haleluya, mu mitima yacu tukarimbira Imana mu mitima yacu, dufite amashimwe, dufite ishimwe ry'Imana. Ahangaha turabona ko inyigisho za Yesu akenshi zashingiraga ibyo byanditswe byera, kandi bigashingira byari isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya, nubwo ryari ritarandikwa, ariko ibyo yavugaga nibyo dusoma ubu ngubu mu isezerano rishya. Nubwo ryari ritarandikwa, ariko ubu ngubu icyo gihe babifataga mu mutwe, bakagenda babibwirana, babihererekanya, kugeza ubwo byaje kwandikirwa bikaba igitabo. Icyo dusabwa rero, dusabwa kwibuka cyane cyane ibijyanye n'ijambo ry'Imana, no kugira ngo tugire ishimwe ry'Imana, tukibuka imigisha Imana yaduhaye, kuko ni myinshi kandi ngo iratangaza. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Imana, imigisha Imana yadusezeranije. Ibyo dusaba, ibyo dusabwa ni ukutayibagirwa iyo migisha, ntituyibagirwe mu masengesho yacu, mu ndirimbo z'amashimwe, mbese tugahora tubyibuka, dushima Imana mu mitima yacu. Buri munsi rero ugomba kutubera uw'amashimwe, buri munsi tukarushaho kwizera kandi tukarushaho kugira ibyiringiro mu mwami wacu. Zino za zaburi ubundi ni indirimbo zahimbiwe kuramya Imana no kuyihimbaza. Akenshi zajyaga zikoreshwa mu birori, bimeze nka za zaburi, ni za zaburi nka ziriya zo mu gitabo nyine. Ni indirimbo kuva kuri zaburi ya mbere kugera kuri 150 zahimbirwaga Imana. Ni indirimbo nyinshi zahimbwe na Dawidi. Dusanga rero ko ari byiza ko izo ndirimbo ni za zaburi twajya tuzikoresha duhimbaza Imana mu bumana bwayo. Tusanga ko na Yesu igihe yararangije gusangira n'abigishwa be ibya Pasika, baje kuririmba indirimbo, noneho babona kugenda. Niwe dusanga muri Matayo 26:30, ngo bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Mu gusangira rero n'ibya Pasika iteka, babanzaga kuririmba izo ndirimbo z'ishimwe kugira ngo bitegure gusangira. Mbere yo gufungura hari indirimbo bajyaga baririmba za zaburi. Muri uyu murongo rero tubonye uyu munsi, turasangamo harimo ibice nka bitatu, ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Naho ngaho turumva ko ijambo ry'Imana n'ibyo ryigisha biri muri Bibiliya, rizaguma mu mitima yacu nitubitoza imitima yacu n'ubwenge bwacu tukarigenderamo. Kuko kuryiga gusa ntibihagije, bishaka ahubwo ko dukora icyo rivuga, turyumvire. Nicyo gice cya mbere, nicyo bishaka kuvuga. Iki gice cya kabiri ni uko tugomba kuryigishanya, tukagira amahugurwa duhana na bagenzi bacu,
muhugurane, tugahugurana muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Ahangaha rero ni ukuvuga ko buri wese, buri mukristo wese ashinzwe kwita kuri bagenzi be muri Kristo Yesu, akabigisha. Kwigisha ubundi biri muri doctrine, the Great Commission, nicyo Yesu yabwiye itorero rye, nicyo rishinzwe, ni doctrine. Ni ukuvuga ngo buri torero ryose, amadini bafite iyo ntego, niyo misiyo yabo bafite, niyo misiyo Yesu yabahaye. Biri muri Matayo 28 umurongo wa 18 kugeza ku 20, niho yavuze ati nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, kubahindura abigishwa. Hepfo bakavuga ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Haleluya. Icyo Yesu adutuma ni uguhindura abantu bose abigishwa be. Kubahindura abigishwa be ni ukubigisha. Igice cya gatatu rero, aho ngaho muri icyo gice cya kabiri turabona ko tugomba no kubahugura, tukabahugura tubabwira inshingano bashinzwe. Gufasha abandi rero gusobanukirwa no gusobanura ibyanditswe byera mu mibereho yabo, nibyo dushinzwe kugira ngo bashobore kubikurikiza buri munsi no mu by'umwuka. Byakirwa neza rero kuruta iyo bigishirijwe urukundo kandi nta gahato umuntu ashyizeho. Hano rero ni igice cya gatatu, tubona ko harimo za zaburi n'indirimbo, ko ari amagambo yo mu gitabo cya zaburi zaririmbwaga mu materaniro. Ni muri ubwo buryo bwose rero tugomba kuririmbira Imana amashimwe, kuririmbira Imana yacu kubw'ishimwe riri mu mitima yacu, kubw'ibyo yadukoreye. Hano rero hariyo tubonye no mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19, niho dusanga ngo naho tugomba kuzura umwuka wera. Naho rero ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Hano nabwo turasanga ko kuzura umwuka wera, kugira ijambo rya Kristo rigwiriye muri twe, ko ari intandaro ituma tugira ubuzima burimo ibyishimo, buri ubuzima bwejejwe, ubuzima bwera imbuto. Turasanga rero mu gusoza icyo Imana idusaba nuko Bibiliya, ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba gukora iby'iryo jambo, ngo atari ugupfa kuryumva gusa, kuko ngo uwumva iryo jambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu wirebeye mu maso he mu ndorerwamo, yagenda noneho akibagirwa uko asa. Ngo ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumviya, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Turasabwa rero ko ibyo twumva, ko ubu buzima turimo bugizwe no gutungwa n'ibyanditswe, tukabigenderamo bikaba ubuzima bwacu. Mbese ibyanditswe byera tukaba ari byo tugenderamo, mbese bikaturanga mu buzima bwacu. Uwiteka rero abaha umugisha, kandi Yesu abagirire neza, umwuka wera arushaho kubasobanurira kugira ngo tujye tugendera mu ijambo ryayo kandi rigwire muri twe, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen, amen, amen. Erega ni myinshi yo